yes ya okay ya right bimeze bite ya nuko dutangiye ukazanye nuwomennyemo amafaranga nuwo umwe rukumbi ya DJ bamubonye nanone nongera kubibutsa filime zacu zikeneye abantu mamuzireba muri iyo ntazi nabandi bose twabashyiriho chaîne ya YouTube naho mwazisangaho cyase ukandikamo agasobanuye Rocky uzajya tuzibona sibyo agasobanuye Rocky uhita ubona izo filime zose dutangirane okay kadutangirane na Generous 44 na Fireman na Mukadafu okay iya bakubwira ngo inyenyeri Generous 44 Fireman Mukadafu bakubwira bati inyenyeri gasozera twita tureba episode ya mbere ya season gashya bakisa gute Happers Island rero ni ikirwa nyine nk'ukumva ngikirwa kijwi ni Happers Island kuri icyo kirwa habaye iki bimeze bite byifashe bite rega ndabizi namwe murabizi upfa kumva ari kirabiranya gusa ubizi ko ntazana filime mbito upfa kwicara gusa ugatuza ukaryisi iya Happers Island katurebe Fireman akubwira ati tekinike z'ubusinzi hari abo zagize aba legend abandi bazanye tekinike zo gusinda babimbwa biruka ku gasozi ariko hari abasinda bikabahira ya kadutangire n'iki ngiki kibidirede bakita ntuza Heavy Cake na Imagination. I bless us all telling people. Okay. Wola man say. No juzima. Wola shata. Heavy Cake birimo bavuga nimba ari ibi. Wola shata. Nimba bari gusingiza Satani umve Heavy Cake. Ya, tureba episode ya mbere Happers Island. I bless us all telling people. I bring things I want. Wola man say. No juzima. Wola shata. Toka Satani. Tell him. Okay. No juzima. Imagination. Yeah. Ihora yaka. No juzima. Yeah, we na Generous 44 mbonyemo na Karaki. Mukiye wakoze hit gashira kwisi uburi kingi kandi yuzwe ubunazwe muri rubanda uburi nk'umwami hebeye bindi nibyo amateka kabera icyo twazanye n'igikabyo n'indwano zo guca gasuzuguro umurongo ngenderwaho mva bya bikoryo bibarizwa ino kuri twe kubi mare ibyo twarabirenze we idols eri duhora ibicu bazanya slangs va ku bufu ikarita ni turufu ni amashota meni imbavu tekinike z'ubusinzi Jackie zamugize legend bana bariyahuza swing ishani mugishinga abasani bem yakoze ishyano microphone indongoro ubwo since the time I've been in the game I've met my money I met my friends salesman na enemies kusanye ndi cheese wasumbaza iki kusanye ndi cheese ni Fireman akubwira ati turi inyenyeri Fireman ntujuzima uyu mugabo arakaze ihora ya ibinyenyeri ntujuzima iya ntujuzima nk'uko inyenyeri ihora yaka niko natwe utazabona twazimye sikia Generous 44 ari hehe iya ke gasozera tureba Happers Island episode ya mbere season ni imwe gusa okay uretse wumva umwana 44 storyteller wapunyarwanda mfite ibendera murginani niho ngendera abanyarwanda ndabemera nibo nkunda ngaho cekera rekana na hayi sijegera inshuti mbi ucyukatira abanyamanwa bo gucyunanira nakandi kazi bagira bifuza ko waba kwisuho bagira murginani nihagendera baranamagira gusa iyo baje nk'amazombi ndabagira chishwa mvira hanamenye yuko murabana hasi babazwa na stepo nampara kandi urabizi kubana sinampara mwene muntu burya ashira isoni ntago nyisagira inyanya n'inyoni ntago nyikangwa n'amamiliyoni niyagira impata sinaba mukoroni mwene muntu burya ashira isoni ntago nyisagira inyanya n'inyoni ntago nyikangwa n'amamiliyoni niyagira impata sinaba mukoroni inyenyeri itazigera izima abakaji babwire bave kwizima bagana umurimo bave kumirira
iyo mambo yambiyabe yakora viziyo umusaza nyenyeye ikamba nyitsa rugamba nyenyeye inkanda n'imihanda izi nka komanda rubanda rugufi mba ku musaza aho tanye 44 ubwo bagira amahe no mu bikorwa bitandukanye kane nzirikana bababaye Skill. 1 2 3 4 Zeras 44 okay homie nigga ntufate fo mwatandukanije ibintu noneho kadukomeze ihora ya tureba Harper's Island season ya mbere umukinnyi ni Christopher Gorham mumuzi mugaserika nigeze kubakorera kera ihora ya murayizi Christopher Gorham yagukiniye muri Covert Affairs ari impumyi ni nyinshi yakinnye namugaruye ndetse n'abandi benshi cyane bibyamamare by'umwihariko Kimomo Landlord Kibaruma ni uri kumva binyenyeri tukigenda ku mihanda Ski Imagination nyenyeri nyenyeri ihora ya ihora ya Mukadafu ari karihe nyenyeri zanira ibyo bisabo Kijama street dukora hit va kubyama beef rap nyifata nka swing zijyana kwit kurusha izindi Skill imihanda yo ntago ari menge cyane cyane hano inyarugenge iyo udakatishijwe inzemba amanega gusiga kugize itende inyenyeri zihari ni twebwe twanditse inyandiko zuzuye ubwenge tugarutse ku maslenge ntawe utabizi iyo urenze uburenze nawe udafite inyota ya mura ni nayo mpamvu dukenyuka vuba akabi kariho karavugwa n'amafaranga dutera guhuma kuba stamaniga biravuna bisaba amarira amaraso n'icyuya gukora cyane nk'ipunda niyo nzira ikugeza ku matiri y'inyenyeri ziri imiriro paparazi zirya zido kuzifata amajigo Okay. ibitagomba kurenga rido hari ibitagomba kurenga rido nini boro cyane cyane iyo ari overdose niwaza uvuga ngo bro cyangwa uri close bisorezwa ho banje nyenyeri apana umunara murika cyane nka King O'Hara mu moko y'inkoho ndicapa a rap for the hood a die for my brothers icyenda kabiri ni namba ngira magunu saka mu bufasha ngarutse mu maguru mashya still umwanzi ni mu busaswa ibinyenyeri ntujya uzima ya ntujya uzima ihora ya ibinyenyeri ntujya uzima ya yari Imagination kuko inyenyeri na cya Heavy Kiki Generous 44 Fireman Mukadafu bakubwira ati inyenyeri yacu ntigizima nta na gahunda ihari yo kuzima kuko gahunda bo baba bafite baba yizi ya okay Harper's Island tugiye kuyitangira uyu munsi kiza ryari ni ngufi itirangira nayo nkomeza mbasaka nshaka kuba utuntu tugufi nkahita turangira nkabasaka n'ibirebire nkabibaha mbega mwebwe ku mugani w'abo bantu bavuye mu niya nyenyeri ni gahunda tutangiriye hehe ni ahantu ku kirwa ni ku kirwa cya Harper's Island ibirometero mayiro 37 uturutse ku nkombe z'ahantu ntabonye neza nawe uharebe katururi barakwereka ikirwa gihari barakubwira ngo imyaka 7 ihise abantu 6 ngo baje kwicwa n'uwitwa John Wakefield bicirwa kuri iki kirwa wumvisha amagambo dutangiranye ku kirwa kiri hakunino abantu 7 abantu 6 imyaka 7 ishize bishwe n'umugabo witwaga John Wakefield. John Wakefield byagenze gute nuko dutangiye abantu 6 barapfuye imyaka 7 ihise bicirwa kuri iki kirwa ati abo bantu bapfuye nibwo bwa mbere ni nabwo bwicanyi bwa mbere bwari bubereye kuri iki kirwa bivuze ngo ni ikirwa gisanzwe amahoro ku buryo usanga wenda abantu baticwa n'abicanyi bicwa n'utundi tubazo tw'ubuzima burwayi iki ati ni ubwa mbere mu mateka y'iki kirwa aba ubwicanyi bwari buhabaye aho umuntu yaje akica abantu 6 icyo kirwa rero ariko ubwo bwicanyi nubwo bwari ubwa mbere ntago ari bwo bwa nyuma wumvisha amagambo dutangiranye ati ubwo bwicanyi bwabaye kuri icyo kirwa bwari ubwa mbere pe ariko ntago ari bwo bwa nyuma bugiye ko haba dutangira yitwa Seattle muri Washington ejo bundi aha iyi filime itarasohoka nagiye kuyifata he Seattle ya nuko dutangiye aracyari nde
Candy Road bitangira kuno bari kunywamo hari abari mu birori tuvuye kuri nkuru batubwira barakwereka akana kaje ni akana gato ukurikira filime witonze kana kazana kwereka ibyo ntabwo nshaka kubona kumva akana kari kubereka urutoki rwabo Madison I know I have said this 100 times, but I just can't believe my little sister is getting married. biratangaje rwose kubona murumuna wanjye uyu munsi ugiye gukora ubukwe biratangaje hari abandi basinzi baje Of course, I bring the cooler. mane tuzanye igifirigo cyacu umwana cyagikura kimwe bagendana Why not bring the cooler? Look at them. You know what I love about them? uzi ikintu nkundira bariya basore They bring their own beer. nuko bizanira byeri oya They love Henry as much as I do. bakunda Henry nkuko nanjye mukunda umukobwa ugiye gukora ubukwe ngagiye kubukwa n'uwitwa Henry It's not enough to impress. umusaza bimeze bite Person here I need to impress. Yep, your father-in-law. I don't know about Daddy Dearest, but there's a smoking hot rich girl checking you. hariya hejuru umukobwa mwiza w'umukire uri kukureba mwana mubona wa musore yitwa Christopher Gorham No, me. ndagukunda ni njye ubwiye wapi Nathan wowe yes Sorry, guys. I win. basore ndabatsinze mwihangane bari hakurino barakobwa ari bihira ijuru barafukana tuvera tugaruke hakurino bari mu bwato ngo bagiye kujya ari bubera ubukwe hari indi modoka yaparitse hari irimo undi mukobwa izi ni nanjye uraza gusobanukirwa abandi bari mu bwato bagiye kujya habera ubukwe kobwa sanga ufite ubwoba naje mu bukwe bwa Patricia Wellington The groom is my best friend from growing up. ati uriya mugeni ugiye gushaka ni inshuti yanjye Yeah, I grew up on the island. nanjye nakuriye kuri kiriya kirwa tugiye gukoreraho ubukwe You Sheriff Mills kid. uri umwana wa Mizi All those people? Terrible. ibintu byabaye kuri abo bantu ni bibi ku kirwa If something so awful could happen around here. ntabwo twari tuzi ko ikintu kibi cyaba ku kirwa nka kiriya turacyari hakurino uyu mukobwa ugiye gukora ubukwe yitwa Patricia Wellington Still waiting on people about it. Have you seen Cousin Ben? I don't want you to worry. It's my job to make sure everything goes according. mwana wanjye ntabwo ngira ngo uhangayike ni inshingano zanjye nk'abapayi kugira ngo ibintu byose bigende neza bari hakurino bumvishe umwirongi yeah. Henry mwana wanjye reka ikirori gitangire ni umusaza waje ni onkere wa Henry ngo ni Uncle Martin niko bamwise si umusaza ugiye gushyingira ntiyishimye mwana wanjye bimeze bite bite Mati It's Uncle Marty to you. You're part of the family. ya Uncle Martin ahageze reka ikirori gishye bari mu bwato bagiye kwerekeza ari bubere ubukwe ngo burabera ku kirwa tunywemo uje afite akavuyo ni Uncle Martin onkere uyu muhungu ugiye gushaka kareba yarya agakobwa yabonye biti ni onkere ariko afite Find a mariachi band in Seattle. You're the only guy who pull it off. Never mind, I don't want to know. No, you don't want to know. Come on, I want to meet my dad. hino ujya gusuza papa wanjye ukanya rero n'undi waje wa mukobwa tubonaga modoka yavuze ngo uyu mugabo ugiye gushaka ni inshuti ye magara barakuranye uyu musore Henry avayizi ni intangiriro z'abantu bari mu bwato b'inshuti z'umuntu ugiye gukora ubukwe agiye kubajyana ku kirwa ari bubere ubukwe kuri saa umuntu afite ubukwe ariko akavuga ati mwese nzabapakira ubwato ubukwe bugiye kubera ahantu ku kirwa Get out of that cab. Well, I needed kuki wateze modoka Second thoughts? nari negereje akanya gatonya mu modoka ko gutekereza Trisha biteye sasi witwa Patricia bari kumwita Trisha from LA. I'm feeling a bit shaky from the flight. Have some champagne, Abner. hano hari champagne You'll feel better. iraza gutuma mva umeze neza umukobwa uje yitwa Abna yifatira ingufu abari yanywa ibya champagne ntibimubwire ntabwo ari nk'abakobwa biyemera bambwira ngo uranywa iki inzoga yajyaga asoma mu bitabo bwa mbere yararwaye kuzanywa akabari yanywa kandi yariho muyinywera ngufu na bwa Knowless hakurino wa mugabo Uncle Matuje yaje akunatangira kunywa ibinini asukayo n'akantu aranywesha ibinini afite imbunda n'amafaranga hano Uncle Mati akora iki ni onkere wuriya musore ugiye gukora ubukwe witwa Henry abacuranga baracuranga bimeze bite Looking up, you're all of them. bano basinzi baracyangamo ewana ubu bukwe ubundi haro ni abasinzi bo mu bukwe bizanira n'inzoga zabo tu ngo bakeneye ahantu Cousin Ben. He's always late. He always answers though. Give me a call again. telefone sasa yari akurino icupa ryaraguye yari kubaza ati hari mubyaro wawe utaje
icupa rikigo turi ubwato bagiye gutwara. Munsi hari umuntu uzirikiye ku bwato. Ninde? Hari uzirikiye ku bwato neza neza hafi ya moteri. Bamuherekana uko guhumekeramo. Kumbe dore telefone. Voicemail again. Ese ari hehe kweri? Mubyara we ntago ari kwitaba, kumbe bamuzirikiye ku bwato. Nuko dutangiye. Dutangira ubwato twigendere. Urabizi? Mutangira ubwato tujye ku kirwa ari bubera ubukwe. Mutangira ubwato. Batanze iki kubatangira ubwato bajye ku kirwa. Bavuze one barikanga. Tururi. Sini ntangiriro. Tangira ubwato. Tangira ubwato bazirikiye kuri moteri. Moteri yabayikaraza kuri izi satira umutwe kandi kiriya kimoteri cyo gifite imbaraga cyagukata katururi. Bakase moteri mugabo umutwe barawuca. Moteri yaciye umutwe y'ubwato. Abana bahagurutse ngo bagiye kukirwa. Ikirwa bagiye cyitwa Paz Island. Imyaka 7 ishize cyabereyeho ubwicanyi bica abantu 6. Ngo nibwo bwicanyi bwa mbere bwari bubaye kuri icyo kirwa. Ariko ngo sibwo bwa nyuma ubwicanyi bwari bugiye kuhabera. Bimeze bite? Intangiriro. Bakise kwa kundi. Ni episode ya mbere, season nayo ni ya mbere. Ari nayo yonyine ikayitirangira dufilime tugufi ya Paz Island. Ikirwa cyiswe Hapa. Paz Island. Barakwereka abafasha ubwato bagiye mu bukwe bw'inshuti zabo ebyiri. Umukobwa yiswe Patricia ugiye gukora ubukwe, ariko bari kumwita Trisha ubwo baba barihinnye. Umugabo yitwa Henry. Dore papa w'umukobwa dore nguyu nawe yitwa Wellington. Okay, that's everyone. Say cheese. Yes, mvuga cheese bagiye kubafotora. Shouldn't you be there? I don't think. Yakuri none Henry. Christopher Golham ubona imbere yawe. You didn't think I was gonna show, did you? Ntabwo wari uzi ndibuze kuza sibyo? Yego. No. But I realized Namenye ko if I didn't come home now, ni ntaza mu rugo uyu munsi. I might never. Ko hari igihe nshobora kutazigira amaza. And that scared me. You know, it's been 7 years. Gusa mfite ubwoba hashize imyaka 7 ubwicanyi bubaye. Sasa abantu bakuriye kuri kiriya kirwa bose barahabaye. Niyo mpamvu umusore yahisemo kongera kujya kuhakorera ubukwe. Gusa ikintu cyababaje ngo imyaka 7 yashize hari abantu babo bapfuye. That'd be nice. Biraza kumera sawa. Uyu mukobwa yari yaracitse kuri icyo kirwa kubera abantu bahapfiriye. Yarazi ko atazahagaruka. Ari mu bwato. Should have been his best man. Bana heno najya tubwira ko akobwa ka Abuna niko kamubiriye agashuti ka mbere kuva yavuka. Kara akobwa uri kumwe n'agashuti ke ka mbere kitwa Abi cyangwa se Abuna. The bachelor party. Please tell me it's going to be something seriously debauched. Akunino. Your cousin Ben. Babona ni mubyara wa guhamagaye mubyara ko mu bwato bwa mukase twayibonye. Uri kureba umuhamagaye yitwa Hunter Jennings. No, it's not him. Umamagaye ntabwo ari mubyaro wanjye. Umuhamagaye yitwa Hunter Jennings. Umukobwa yese ahinduka. Ugiye gukora ubukwe ku cyaro umusore umuhamagaye agasa nk'ugeze mu bwoba. Witwa Hunter Jennings. Know about the murders? John Wakefield, he killed like Umva muzi by'ubwicanyi bwabereye ku kirwa tugiyeho umuntu witwaga ngo John Wakefield wishe abantu. killers. Hashize imyaka 7. A thing. What's that Wakefield all? That's the big mystery. 7 years ago, he just showed up on the island and started killing. Imyaka 7 ishize umugabo witwa John Wakefield yagaragaye ku kirwa atangira kwica abantu. One that was unlucky enough to get in his way. You know, Henry's friend, Abby? Iriya nshuti yandi witwa Abby. Her mom. Mama we nawe ari mu bapfuye bishwe n'umwicanyi. Wa mukobwa waje azanywe na taxi voiture witwa Abby. Abuna cyangwa se Abigail. Dore nguyu ngo mama wari mu bantu bishwe n'umwicanyi witwaga John Wakefield kuri icyo kirwa. Niyo mpamvu umukobwa yari afite ubwoba bwo kugaruka kuri icyo kirwa. Akora ari kwinywera byeri. Gusa afite ubwoba bwo kugaruka iwabo ku kirwa. Inshuti yabo Henry nishe kwakorera ubukwe. Katururi. Baje bagana ku kirwa. Umukobwa yiswe Abuna cyangwa se Abi. Turacyita Abi byihute. Baje berekera ku mwaro wa cyakirwa. Baje mu bukwe. Bimeze bite? Filime rero z'ubugenge nako murabizi nuko zitangira gake gake. Kirwara undi musore uriyo yabonye wa mukobwa Abi. Uyu mukobwa hano niho yakuriye bivuze ngo baramuzi. Musore amubonye ni mucoma wina haba yibagira amafaza kumureba. Abby. Abi. Hi, Jim. Biti Jimmy.
I knew someday you'd come back to me. nari mbizi kuzagaruka uje kundeba. Oh yeah, and how's that? It's Molly from the mainland. Oh, so that's how it's gonna be, huh? Big city girl now? Ubwo babaye umukobwa wo mu mujyi munini wavuye ku kirwa. The hat or the gloves? No, I'm married now. Abo ngo butsigaye mfite umugore. You are such a liar. Urabeshya ufite umugore? Yeah, no. Yego ndakubeshya dore nta mpeta nambaye. Didn't I? No, I was just feeling pity for the poor girl. Wari uhahamutse yanaringiriye mu mugore washatse numvaga yaragowe. It's just a visit. Uje kundeba soya nje kubasura bisanzwe. Hey, Abby, there's room. Oh, thanks. I think I'll walk. Urabizi ngenda n'amaguru. Sasa umukobwa aje ku kirwa cyahoze ari iwabo aragenda n'amaguru arushaho no gukomeza agenda areba iwabo hameze gute. Yaramaze imyaka 7 atahagera kuva ubwicanyi bw'uwitwa John Wickfield bwahabera. Yaraturagira kuri iki kirwa. Yaje agenda n'amaguru. Katurore. Yaje agenda n'amaguru arebe kino kirwa ngo mama we yarahapfiriye none ahagarutse mu bukwe bw'inshuti ye. Bimeze bite? Kureba hano mu giti kirano niho abantu benshi bapfiye na mama we niho bamanitse. Mama atangira kubona mama we bamanitse muri cya giti. Ni ibyakera ari kwibuka subira inyuma. Ninjye The killer's dead, Abby. umwicanyi wishe mama we yarapfuye. Should have cut down that tree a long time ago. Kiriya giti nagomba kubona aragikase na mbere. Twigendere. Katorore. Kiriya giti yagomba kuba yaragikase. Look. Sooner or later, I was gonna walk past that tree, so I thought... Vuba se cyangwa bitinze n'ubundi kiriya giti nagomba kuzakinyura iruhande. Hey. Yeah. Oh, great. He's into it. Biriya ni byiza kuba wagiye ugahura na kiriya giti ahubwo. Buriya rero abantu benshi bavuga ko iyo ikintu kigutera ubwoba biba byiza iyo ukomeje kugerageza ukajya uhura nacyo cyane kugira ngo ugitinyuke. Umukobwa niyo mpamvu yagiye kureba kiriya giti. Nobody does. You grew up so beautiful. Wakuze rwose uba keza cyane nabo ku kirwa baramuzi. Now, I've kept the afternoon open so that everyone can get settled. Great. The welcome dinner is tonight at 7. Mu kano kanya tugiye kubanza twese tubereke ibyumba byanyu muri murare. To do. Amasaha ni saa 9 turi buze gusangira ibya nijoro. Hire in for the week. And since it's the end of season, you practically have the whole island to... Katururi. Ubwo bakigera ku kirwa. Oh, sorry. Excuse me. See you at dinner. No kumbere babiri bakundana. Show Trish's niece the bloody finger in the box truck. Might have had something to do. Bane hako ni babiri. Well, I knew everyone was gonna love you. Impamvu gukunda sheri ni babiri. Oh, this is nice. Byiza cyane. Well, that's about... Babaye icyumba. Ni Chloe na Kata. Uyiswe Chloe ari mu nshuti. My bounty is as boundless as the sea, my love is deep. You always said you wanted to sail. Tangira kumutera umutoma rwose buryo ngukundamo nkwemeramo bigera hasi cyane kugera ku hepfo ku nyanja bya bintu bishanye. Urambona ute? Karashika? Dangerous. Karashika ni babiri. Umukobwa mwise Chloe. You always think of everything. Toka satani. Kumbe dore bwa bwato bwazanye abageni. Whitey's wet. You ever see me dressed for the love boat? You get a harpoon and put me out of my misery. Man, bari abantu ugenda bafashe birasa nkaho ubwato bwabacanze. A wedding party. Ni babiri bari hano n'uwo musore twabonye witwa Jimmy we yibera ku kirwa ni mucuma aba yirobera amafi. Yeah. Princess and the Pauper. Bisa nkaho umusore wahoze ari umupagasi yagiye gushyingiranwa n'igikomangomakazi cy'iki kirwa cya Hapa. He knew a lot about boats. Tell me his psycho little brother isn't coming. I don't know. Ikibazo ura musore ugiye gushaka rero afite ikivandimwe cye kimeze nk'igisazi. Sasa ino ugiye gukora ubukwe ngafite umuvandimwe umeze nk'umusazi. Man, she dumped you. She didn't even give you a kiss goodbye in the rearview mirror. Umvura mukobwa Abby niwongere gusa nk'umukuvugisha naga ari umwana mwiza ajya no kugenda ntago yigeze gusezera. Nice. Sasa yakubije kubona abantu bari rabye abacanze. Some help? Get over here. Way too nice. Sore yaje kubafasha. Arabona abantu batwara ubwato hakurino
Seaweed, Al. Hari ikintu gishobora kuba cyafasha ubwato umenya ari seaweed. Bya byatsi byo mu nyanja gishobora kuba cyafasha kuri moteri byo bari gutuma moteri itikaraga. Gusa twabibonye ari umuntu wapfiriyeho. Umusore yaje akunatangira gukurura ari kumwe n'umuvandimwe we. Sore tangira kubafasha. Arazirikura hano kumbe dore umutwe wa mugabo. Keep it as a souvenir. Fata kano nka souvenir sha. Wagahaye ni mukuru we Shane wiyiswe Jimmy. Tugaruka kuri mva reka nkuremo igikapu cyanjye bari kuzana ibikapu by'abantu baje mu bukwe bose babafatiye hotel ahantu bagomba kurara gusezerana bigomba kubera kuri iki kirwa. You're like something out of a fairy tale. When you washed a millionaire's boats when you were a kid, and then you grow up to marry. Umva uyu mugabo Wellington ni umukire cyane ukiri umwana wajyaga umwogereza amata akakwishyura none dore ugiye gushyingiranwa n'umukobwa we. It's much of a fairy tale. Rimwe na rimwe rwose ngenge mbona ari nk'umugani. Never. Ndagira ngo mwimbwire wa mwana ntuzigire. Sasa ndagira gukurikira filime. Uyu ni Uncle Mati, ni onkel wande, ni onkel w'uyu musore Henry ugiye gukora ubukwe. Sasa uyu musore ugiye gukora ubukwe agiye gushyingira n'umukobwa witwa Trisha. Sasa Trisha ni umwana w'umukire wo kuri kirwa witwaga Wellington. Ni nawe mukire bari kureba hasi. Uyu musore ngakiri muto yogerezaga ubwato papa wa Trisha. None agiye gukora ubukwe n'umukobwa wo mukire yogerezaga ubwato. Never let that old man intimidate you. Uriya musaza ntazigera gutera ubwoba, sibyo? Yego ntago azigera. Ndagusezeranya. Yitwaje kwenda ukiri muto wamwogerezaga ubwato ubwo ugiye gushakana n'umukobwa we ntazakumenyere uruka kurusha amafaranga tugaruka hakurino. Abazungu nyine niko baba bameze. So ubukwe ntazagutera ubwango nuko afite amafaranga. Habe na rimwe ntazakumenyere. Ariko niko bigomba no kumera. Wow. I have something for you. Aricyo ngufitiye ni wa musore ari koga ni Kali. Arabwira Chloe ni kinini cyo mfitiye aho. Big's a relative term, isn't it? Ukoresha ijambo kinini wenda bishobora gusobanura ibintu byinshi ari ikintu gishobora kuba gisobanuye ibintu binini ariko kigaragara nka atari kinini. No, just think about it for a bit. Nakurabizi bugiye kuba mbitekerezaho gato. That's my cow. Wo ni Kali wanjye iteko utekereza. Ciao. Musore shaka kumwereka iki? Kumba afite impeta musore iswe Kali shaka kumupropose. Are you big? Siko ki impeta buri sobanuye ikintu kinini cyangwa. Madison, we find her a friend to play with. Umwana wacu Madison dukwiye kumushakira inshuti bazajya bakina. Having a great time. Amureke wenyine araza kwihaza aragira ibihe byiza. Aba nababyeyi bakana bita Madison bakazanye mu bukwe. Gusa uyu mugore none mama akana gafite kira kirore gafite. Hari ukuntu gitunga kuzuba gatwika ikintu. Izuba ryakubitamo ukayikiyobora ku kintu. Mwajyaga mubikora muri abana ndabizi. Bashyitsi baje arundi urimo. Just want to see if you need anything for tonight. JD ndashaka ko nimba nacukeneye uyu munsi. If you want to hear this or not, but I'm glad you came. Gusa nishimiye ko waje. Mom and Dad gone, you and Uncle Marty are the only family I have. Papa na mama barapfuye urabona we na Uncle Marty nimwe muryango tsigaranye. Kumbi ni wa murumuna w'uyu musore Henry ugiye gukora ubukwe batubwiye ngameze nk'igisazo bitubwiye nawe twamonye ku mazi ari kuroba yitwa Shane ni mukuru wande wa Jimmy. Uje ngameze nk'igisazi navuga byinshi. Tugaruke kuri Wellington muzee Wellington. Ni papa wa Trisha Wellington yaje gushaka undi mugore wa kabiri moto. Zazano. Kuzano. Yabonye ubutumwa mubwira ati umukobwa ndaza kumugeraho iri joro. Ubutumwa ninde bumwoherereje ni muzehe. Ndagira gukurikira filime. Tugaruke kuri Abna. Abna nawe ari hano. Hello? Allo? Bamwumvisha indirimbo z'agahinda. Haruhamagaye Abna amwumvisha indirimbo z'agahinda. Siyo nindi. Basa umuntu kugwamagara kumvisha indirimbo z'agahinda. Turori. Barakwereka muri iryo joro baje gusangira utwijoro abanywamo. Ubundi ubukwe bw'ibikomerezwa butangira mbereho nk'icyumweru ngo bube tunywa tunarya. Waje ni Abna. Abi avayo nguyu. Aza ku nshuti ugiye gukora ubukwe n'inshuti ye. You look amazing. Sa neza. Thanks. Rakoze. It's good, cause I've decided I'm gonna have fun tonight. Umva nahisemo ko uyu munsi ndi bubona ibyishimo byose bishoboka. Have fun this whole week and nako iki cyumweru cyose ndaza kuba nishimye gusa. You don't even have to ask. Have you been drinking? Wasinze ariko. Nanyweye gato.
cyangwa wanyweye kangana gutya none se nkubeshye yanyweyemo. So Abby seems like a great girl. All this time I've heard about Henry's. Sasa Henry uko ari kumwe n'uriya mukobwa w'inshuti ye magara umugeni uwagiye gukorana n'ubukwe nawe ari hano ni Tricia ari kumwe n'abagenzi be. Uriya mukobwa bari kumenyera umwana mwiza aratangaje. No, I get it. You're right. She's really sweet. I know. Yeah. I told you. Ndabizi ko ari inshuti ye. Funny things that men and women can't just be friends. Sasa umva babandi bateranya sasa ase umugabo wawe yibona ngafite inshuti y'umukobwa ngo ni inshuti ye gusa bisanzwe uko bizara umugabo n'umukobwa bapfa kuba inshuti bisanzwe cyaha barimo nakana. Guy who is just a friend. No. What? You know, now that I think about it, I did have that one friend that was a guy. You remember? Sasa bano bakambwira ati wapi ngiye nago nagira inshuti gusa. Sasa umugore ugiye gukora ubukwe umwandikiye witwa Hunter wa undi uziyanga kwitaba kare. Umugore ugiye gukora ubukwe yitwa Tricia umwandikiye ni Hunter Jennings namubwiye ati urasa neza wambaye ubururu. Ngwino duhurire muri lobby yo hepfo. Katurori. Umuntu ugiye gukora ubukwe hari umusore utangiye kumwandikira. Twabyita nko bakiri mu bintu by'imihuro amubwira turasa neza waberewe neza mu bururu ngwino tuvugane. Dore ngaritaba undi umugabo yitabye nuwe kari kuza yikandagira yububa anareba nimba atakurikiwe. Nyamara izi ngo kugira no rubahuye. Hunter wandi wamuhamagara. Hunter, what are you doing here? Bakora icyano nyagasana umugore ugiye gukora ubukwe. Debe Hunter, I'm getting married. Ugiye gukora ubukwe. Are you sure? Koko urumva uri neza kuri bubukore. Uri sure kuri bubukore uri siri. Umugore yabitekerejeho kugira ngo ahita asubiza ati ndi siri. Yabitekerejeho ngaho koko ashobora kuba hari umuntu wundi hagitekereza. Hey! Nyamara ubukwe burimo dayimoni w'inyatsi. Tugaruke hakorera arabari kubyina. Arabari kubyina. Babarara barareba bona abasinza bicara hirya binywera akantu banayavuga. Umugore yaje kubyina n'umugabo we bagiye gukora ubukwe gusa ibitekerezo biri gutekereza ibintu byinshi. Ari gutekereza no kuri Hunter Jennings. Mu kanya bayakambwira turi siri kuri bukora ubukwe. Dore wa musaza ari kubyina. Sheriwe Kari ari hano. That guy is my hero. Uriya musore ni intwari yanjye uriya musaza. Oh God, here we go. No, I'm serious. Uncle Marty's what? 50? Uncle Marty afite imyaka 50. No kids. Nta mugore nta mwana. Tap some hot thing half his. Abari kugerageza kureba ukuntu yatereta utwana rusha imyaka nk'icya kabiri kiye. What world does that make him not a superhero? Rero nibyo bimugira ngo ni superhero ni intwari idasanzwe rwose umuntu umugize imyaka 50 atarashaka atarabyara. Urumva rero atari superhero. Ni ibigoryi by'insinzi. How's it going? We were just talking about the groomsmen. Hano twari turi kuganira ku mugeni. So you and Henry, you've been friends for a long time. Ese we na Henry uriya mwari muri inshuti gusa. Cyamujya mukora n'akazi. Hey! Abuze icyo asubiza yamugeraho. Yeah. Has anyone seen JD? Nta muntu wabonye JD ni murumuna we. Kanjye kumugushakira. Go find that fiance. Oya reka wegenda ushaka fiance wawe nanjye gushakira murumuna we JD. Umukobwa Abby abakobwa batangiye kumaza ibibazo byinshi atari ko we n'umugabo ugiye gukora ubukwe n'uri muri inshuti gusa. Cyamwijya mwirwano. He will make Hunter leave. No. Daddy, we'll just cause a big scene and embarrass Henry. Sasa nguyi sasa hano kurino atangira kuganira na mukuru we ni mama wa kakana twabonye ka Madison yaje kumugisha inama nubwo atwegenda ubwire papa araza kwiteyirukana Hunter bamwirukane Hunter n'undi wahoze ngo akundana n'uyu mukobwa none yaje no kubukwe ashobora kwica ubukwe ati because papa yahita asebya Henry is the last person I want to know. I mean, I don't want anything to ruin this wedding. Ntabwo ngira ngo Henry amenye ko umuntu twese dukundana nawe yaje kukirwa byabaza Henry. Umva nta banga bari gomba kuba hagati y'umuntu mugiye gukora ubukwe. Sasa umugore buzahira abwira umugabo we ko umuntu bahoze bakundana atangiye kumuvangira Jean wagiye kubera ubukwe. Okay. Sawa. Look. Reba. If you have any doubts about Henry, Isara gushidikanya bafite kuri Henry. Mbere ko mukora ubukwe. Now's the time to speak up. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo bimubwire nimba ugishidikanya ko mutakora ubukwe. Wayimubwira. I love Henry. Oya Henry ngenda mukunda. And I'm gonna marry him. Ndetse tugomba gukorana ubukwe. Katururi. Muri iryo joro. Ndagira gukurikira filime muri iryo joro. Anko matari kugenda uyu ni oncle w'umugabo ugiye gukora ubukwe ari we Henry. Harabe sanze bari kuganira. US, straight to Trish. Let her know what it is. Would you succeed here?
for her sake. But definitely surprised. yasanze neza neza papa wa Patricia ugiye gukora ubukwe ari kuganira nandi nuwo uza kundana n'umukobwa we ari we Hunter Jennings bari kuganira. Did agree to meet me in the morning though. Since kari bunyemerere. That's progress. I just want you to know if there's anything you need. Nagwisha cyose. Ariko buno bukubwici. I'm not leaving this island without her. My daughter's not marrying him. Ndaza kuva kuri iki kirwa ntwaye umukobwa wanjye Patricia. Ndagira ngo ukurikire filime. Nukuvuga ngo uriya mugabo w'umukire Wellington papa Patricia ntago yifuza ko umukobwa ashingiranwa n'agahungu kitwa Henry Kauze kamwogereza amato. Ni nawe ubwe wihamagariwe uza kunda n'umukobwa ari we Hunter Jennings kugira ngo aziyice buno bukwe. Papa yisubirane n'umukobwa we Trisha ntago yifuza ko umukobwa yashingiranwa n'umuntu yahoze wegere umwogereza amato. Muri iryo joro nduri kuza. Muri kuza ni Abi. Turacyari kuri cya kirwaye kirwa nk'iki kiba gifite akagigi akantu k'agasantere yaje kugasinta. Kari kugenda afite mu bwoba. Kirwara gitinya mu muye gipfiriyeho. Baramumanitse afite mu bwoba. Atururi. Komeza imbere. Aza mu kabari kari muri kano gasantere ku kirwa baranywa. Yeah. Ni mu kabari kaho baranywa. Ni Abi kino kirwa yagikuriye abantu benshi ababazi. Mana yanjye we Abi arako bahuye. Look at you. Irebe. Coming in here all. Reba ukuntu usigaye wambara. You're trying to make us local girls look bad. Siko wambara twe tukahita tumera nk'abakobwa bo mu cyaro Niki. Sasa kana sanze na agakobwa bakoranye kitwa Niki ko gasigara agaseriveri muri kano kabari. It's boring as hell here most of the time. Hano hantu harabowa ntago haba harenze bari abandi bigire mu migi mikuru baje gusura uyu nguyu. Yes. Umukobwa bakuranye yitwaga Niki asigaye we kora mu kabari. There's my perf. Narinje gushaka uri yaje gushaka JD ni muri muna wa Henry. A lamb among lions. Okay then. Let me text Henry. Make room, you animals. Any of you so much as lay a hand on the... Abigoryi mwe by'abasinzi haramuke yagize ukoze kuri kano karabu kamuri imbere ndamukata intoki ubwo ni uri kwivuga bimwe abasinzi bagukoraho. You big city girl. Uko guturuka mu mujyi munini ngwino hano umuhamagaye ni Jimmy ngo bahoze basanga bakundana. Ba musore twabonye wicururiza amafi y'umurobyi ku kirwa. Big city girl. Big city girl. Uko kiri kumwita. I hope your game is better than your banter. Nizere ko imikino yabyibura kuri BR rutiyo ngiyo ubufite ya brag. Hakurino. Muri iryo joro. Baje kumara icyumweru hano muri iki cyumweru haraberamo n'ubukwe. Kwerekana wari waje handitse Ben Wellington ni kakana ka Madison na akana gato. Ari byo kaciye. Madison we. Sweetie. Ngwino hano. Mama waka kana ni mukuru wande. Sasu yaje kureba iki kigabo yabonye ko gishaka kwica ubukwe. We ni papa Patricia ashaka kwica ubukwe bw'umukobwa we. Agashaka gushyingirira umusore w'umukene. No. Rabizi? Your daughter. Kobwa we. My nephew. N'umwishiko wanjye Henry. They make a stunning couple, don't you? Bafite couple nziza cyane pe siko bibona. Love's a funny thing, isn't it? Biranashimishije pe. I fail to see your point, Mr. Dunn. Ntago ndi kubasha kubona ingingo ushaka urasaho. Oh, come on, everybody calls me Uncle Marty. Abantu benshi banyita Uncle Marty. Your point. Nasa ku ntego. I'm talking about purpose. Ndashaka kuvuga ku kintu bita nk'intumbero cyangwa se intego umuntu aba afite. Pawing in life. I thought you were in sales. See, one thing I know for... Ikintu gituma umuntu yaba yaraje kuri iyi si ati naketse ko intego yawe cyangwa se inshingano zawe ari ubucuruzi. Umubwira ni Wellington uyu mukire Wellington arabwira Marty. See, I was put on this earth to protect men like Henry. Ati ngenyeka ko impamvu nashyizwe kuri iyi si ari kugira ngo ndinde abagabo bameze nka Henry. Henry ni umwishywa we. True love and happiness. Abantu baba bakeneye ibyishimo bya nyabyo bakeneye urukundo rwa nyarwo nka Henry umwishywa wanjye mba nkwiye kubarinda. From men like you. Kugira ngo mbarinde umuntu nkawe ushaka kwica ibintu. Some sort of a threat. Umeze nk'uri kunkanga. Threat? Kugukanga? Come on. Wapi? We're just sitting around chatting like a couple of pals. Hano turi kuganira nk'abantu nakwita kari twe babyeyi b'abana bagiye gukora ubukwe. Uyu mugabo wanko Marty yamaze kubona ko uyu mugabo Wellington atifuza kuri musore yakora ubukwe Henry. Yabonye Henry uzi ko umwana yarakoherereza yari nk'umukozi wawe kogereza amato. Iminsi mike ukumva agiye gukora ubukwe n'umukobwa wawe uyu mugabo niyo mpamvu atabyiyumvisha nagashaka gushyingira cya Henry. Gusa onkere yabimenye Marty. Shikumwiyama. Pretty soon you and me. Vabidatinzeho nanjye. We're going to be family. Turaskuba turi umuryango.
twashyingiranye sibyo kanigendere tugaruke hakunino hari abakiri gukina biyari Better than this. You met an emotional disadvantage. man ni kuri ukina mbere gukina biyari bano babiri bahoze bakundana uyu mukobwa kiba kukirwa hashize imyaka 7 yari yaragiye mu mujyi yaragiye Los Angeles Email. Not that I saw. ntago ugeze umamagara nta na email nta email nahasanze nkuko nyine mbikubwiye Then you did miss me. wari unkumbuye ariko You what? I make this, you have to stop asking me so many questions. nimba ugira ngo dukomeze dukine neza wikomeza kumbaza ibibazo byinshi You got yourself a deal there, big city girl. kumwita agakobwa gaturuka mu mujyi munini kanze kumusohoza gutera yinjiza umukara aranitsinda abonye urirangije arirangije ni Abi kombe hafi hari undi mukobwa uhari muri ako kabari JD yatangiye kumureba JD avukana n'ugiye gukora ubukwe we Henry ati cyo kibazo kuntera ubwoba I like your tan. narebaga iyo tatu yawe ufite nanjye ndayifite amwereka tatu ye wambonye se Is he bothering you? mana ari kukuvangira Haven't even met the guy. ntago mvangira nubwo twavuganye Sheni yaraje Sheni avukana na Jimmy His family used to work summers on the island. JD. aba muryango w'umusore JD We used to go out. bajyaga bakorera kuri iki kirwa baje gukora cyo n'uyu mukobwa nawe twose dukundana sasa cyo ni cya Sheni kino presence ngo Henry n'uyu musore JD murumuna we ngo bazaga gukora mu gihe cya sama bakaza gukora kuri kino kirwa muturaka nyine right ati kandi uriya mukobwa ari kuvangira bose bakundana none heard you tried to whack yourself again. Now was that just an attention getting kind of thing or were you really sad? You know what? You two probably have a lot to talk about, what with all the cutting and suicidal. mwembe babiri mwese muhuje ku kintu cyenda kumera ko mwigeze gushaka kwiyahura mwanakundana kivuga ku byo kwiyahura JD ararwana gusa nta mbaraga afite Shana mujya arakubita uyu nawe aza gutabara ni Abi uramufatiye inkoni urekeraho Shana rekeraho Shana ari gukubita JD yatururi aje Sherifu papa kumbe Sherifu w'iki kirwa ni papa wa Abi Sherifu kuri iki kirwa ni papa wa Abi mukobwa kuva mama we yapfa yisafa kuri iki kirwa JD yaje bamukubise mu kabari murumuna wameze neza caho ndakwiyamye kiri umuntu kinago bajya avugana You're probably wondering about the truck. Seems fine. That's the way I feel. The heater still works. yakora ino nkora Did you get the cards I sent? The ones that... amakarita nakoherezaga warayasomye yego narayasomye bajya gandikira umwana ntamusubize singa umwana atabanye na se neza Listen, I was thinking maybe now that you're here. Thanks. byibura uri hakuno navugaga ni papa urakuze ariko urakuze kigura umuryango urafunze We unlocked the door. urafungura umuryango cyangwa wamfunze mbimenye ni papa we mukobwa nagajya avugana na se harashize imyaka 7 kuva mama we yapfa umukobwa niyo ngiye kuvugisha se bongeye guhura ari mu mirwano mu kabari bongeye guhura mu kabari ari mu mirwano papa ni Sherifu nakubwiye ibyabaye kuri iki kirwa ntago turabyerekwa nibiki usara bahapfiriye ndetse kugira ibyo byose ubimenye nuko wicara gusa ugatuza iyi filime iraza gusobanuka kuva nyiriho I feel like I owe you an apology. bisa nkaho ngomba gusaba imbabazi ziki I didn't have you out there looking for JD. ntago nagomba kureka kujya gushaka muri wanjye JD ntago ari guhura na so Both knew that part of me coming home was dealing with my dad. oya gusa twese turabizi kuba narafashe icyemezo cyo kuza kuri iki kirwa nari mbyiteguye ko n'ubundi nzahurayo na papa Are you kidding me? You broke up a bar fight with a pool cue. umva wari uri mu mirwano mu ntambara uri kurwanisha inkoni ya biyari Maybe if I wasn't playing pool, there wouldn't have been a fight. ahari wenda naza kuba ndi gukina biyari nta nubwo intambara kuba nari kuza kuba ndi kumwe na JD urumuna we That one of these days he's gonna do something a whole lot worse than just pick a fight. Maybe.
ati nyanyeka ko muri iyi minsi murumuna wanjye ashobora gukora ikintu kirenze kuba yatangiza intambara mu kabari. Wumvishe n'urubwoba afite? Ati murumuna wanjye njye ngira ubwoba ko rimwe na rimwe azatangiza ikintu gishobora kuba kirenze iriya ntambara yo mu kabari. Barakwereka muri iryo joro kakobwa bita ka Chloe gakunda n'uwitwa ngo ni Kali. Swimming, I meant the pool. Sheri warumbye ngo tujye koga ngira ngo unjyanye muri piscine none unzanye ku kiyaga. Shunyasi babiri barakundana akaba kese Chloe musore rasiko ngo bagiye kogera kuri piscine ya hoteli none kese kaza ku mazi kuri amwa muri Gisenyi ugasohoka muri piscine ya Serena ukajya koga hepfo ku Kivu. Bano niko bigenze baje ku Kivu. What are you waiting for? Tegereje iki? Siko ko ntacyo bagiye koga nyine. Ntago wakoga n'imyenda namwe murabizi nako. Kuramo imyenda ajye koga. Show you something. Hari cyo cyawe kwereka ariko uyu musore afite imetero ashaka gupropose uyu mukobwa. Uraza kubukinyereka. Umva buretse ariko nkwereke kujya gukuramo impeta agakobwa bakundana nakagoryi nagasazi kirutse kagiye mu mazi kandi ashaka kugaporopoza. Mbega barashaka gukorera ubukwe mu bukwe bw'abandi. Nibo baje mu bukwe none ashaka guporoporiza mu bukwe bw'abandi. Si mu byumva rata. Chloe yinjira mu mazi. Muri iryo joro barakwereka kakana ka Madison ka Jean kareba papa wako yitwa Richard na mama wako ni mukuru wande wa Trisha ni umukobwa ugiye gukora ubukwe. Honey, Nano, did you have a bad dream? Warose nabi kuje mu cyumba cyacu ya. What's wrong, man? Ikibazo ki? Did you know people died here? Mama waruzi ko ari abantu bapfire kuri iki kirwa. Kuki? People were killed on this island. Abantu biciwe kuri iki kirwa mama. Who told you that? Ninde wabikubwiye? Madison mwana wa. Who said that? Ninde wabikubwiye ibyo bintu kari bibi? Inshuti yanjye yabimbwiye. Oh, come on, Chloe, this isn't fun. Sasa gushaka Shiriwe yaramuvuze. Ari gushaka Chloe ntaga mubona ni kagakobwa. Nawe ari cyamukuruye mu mazi. Kiri mu mazi. Tururi. Sora vayo. Kumbi kimukuriye ni wa mukobwa yaragiye gupropose yamukinishaga. Nagukinishaga. Suri yarakeka gurya karamukanze arakanywesha wakugurya urukamenyere. Kandi nawe gukora ubukwe. Dore ngarakanywesha. It was just a joke. Yari imikino. Warugiye kunyicuranywesha amazi nasoni. Dore ngo karivumbura kakarakara. Yaragiye gupropose umuntu umukobwa azanye imikino mazi musura arakara ese nivumbura sinzi ko wapropose umuntu yarakaye gutya nahita kwanga karaje gufata imyenda y'umusore yose yari yambaye kayinaga no mu mazi kayinaga mu Kivu kahita kanivumbura gaco ka Chloe bararakaranije imikino myinshi nyine si myiza kari kamukanze ngo kararuhamye aje ugatabara karamukuragira ngo ni igisimba kimukuriye kureba mu ipantaro yabuze yameta yameta ya diama yarazanye ku kirwa aze gupropose uyu umukobwa yitaye mu mazi narwo yarazi ko iyo meta irimo Jinga nyangirije ijoro kigoryi gusa gacaho toka satani hari ibintu mama ugomba kwirinda nirirwa mbagiramo inama ariko nkabona ni munyumva dore nibi. What? No. Oh my god, I was loud. Nasakuzaga. God, I was so loud. I was so loud. Hey. I love you too. Toka satani. 1 second. Urabizi? I will be right. Urabizi ndaje reka nze ngaruke. Nabagiye gukora ubukwe ariko dore ubukwe buri muri iyi minsi dore ni bano babiri. Telefone y'umukobwa yarasonnye. Umugabo areba telefone y'umukobwa isonnye. Umuhamagaye ni Hunter Jennings. Baze kubugiye gukora umukobwa ubukwe ugasanga umuntu bakundanaga ari kujya muhamagara bya hato na hato. Ikibazo you want, sweetheart? Wigize mu bwoba umukobwa wagiye gukora ubukwe ubahuzi bakundana yitwa Hunter Jennings ari kumuhamagara. Hunter Jennings twabonye umuzanye ku kirwa. Wamuzanye ku kirwa nta wundi. Ni papa w'umukobwa. Akoma kari mu nzira agenda ikiro cyamucikiyo yambunda yiragwa. Ikiro cyaracitse bundiragwa. Katururi. Hey, somebody down there? Hamune hano nganyimvera. Give me a hand, will you?
I'm stuck. Hano harijimye yagize umfasha. Ankomati. Kuraho imbunda ruvasi ari kimufashe. Katurore. Rasa hasi ari kimufashe. Katurore. Ankomati baramubaze. Mati baramubaze. Ankomati arabazwe. Umuntu wa mbere ku kirwa arishwe. Umwishe ninde? Katurore. Bamukasemo igice. Yishwe nande? Ugiye gukora ubukwe bagiye gukora ubukwe nawe sebukwe nashaka ubwo bukwe butaha. Katurore. Ndetse umukobwa atangiye sebukwe ari kumuteza bahoze bakundana kugira ngo yice ubukwe. Uyu nawe yaraje ni Abi. Twatangiye batubwira tubwicanyi bwabere kuri kirwa imyaka 7 ise, ariko ubwo sibwo bwicanyi bwa nyuma bwari bugiye kuhaba. Buri kintu kigira inshuro yacu ya mbere. Abi yaje hakunino. Kwani Sheriff Kurebano yasanze ikinyamakuru hano bamanitse ku idirishya cyaswe ikirahure kivuga ngo umugore wa Sheriff ari mu biciwe kuri iki kirwa muri bwa bwicanyi bw'indengakamere bwahabaye. Mu nzu ari yahumvishe ifoto ya mama we arayibonye imanitse mu kinyamakuru. Ese nindusha kucyamanika? Nakubwise episode ya mbere. Mwe mwitonde gusa season z'ubwenge no kuzitangira ndetse yari rocking ibisanzwe. Ndaje mukanya tureba episode ya